N'amakuru ababaje cyane turi ku itariki ya 18 ukwezi n'ukwa kane uyu mwaka turimo n'ibihumbi 2025 nguhaye ikaze muri aya makuru ndaguteguriye. Nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV. Ngira ngo uriho urareba kuri iyo screen yawe imodoka yitambitse mu muhanda, urabonamo imodoka zigera muri eshatu. Hari Toyota Vigo, hari Avensis ndetse na Ritco. Ngira ngo iyo Ritco uriho urabona ko yitambitse mu muhanda, Toyota Vigo urabona ko yo yasekuye igiti, imodoka igashwanyagurika. Hanyuma urabona Avensis nayo ku ruhande ubona ko nayo yangiritse mu buryo bukomeye cyane. Impanuka yabaye uyu munsi mu gitondo ahagana mu masaha 4 n'igice, aho iyi modoka ya Ritco yaje kuza kuba yagwa mu muhanda ikitambika. Byagenze gute? Bimeze gute? Iyi modoka ya Ritco yavaga i Rubavu yerekezaga mu mujyi wa Kigali. Ubwo rero izi modoka zari zigeze mu murenge wa Kanyinya hariya za Shyorongi, nibwo izi modoka zakoze impanuka. Imodoka ebyiri zarenze umuhanda, ya Avensis ndetse na Vigo zose zarenze umuhanda, Ritco yo yitambika mu muhanda. Iyi mpanuka byagenze ute? Biravugwa ko imodoka ya Vigo pickup yerekezaga i Musanze yagerageje kunyura ku yindi ya Avensis, ariko yisanga igiye guhura na Ritco yari iturutse mu kindi cyerekezo. Byumvikana neza ko iyi Vigo ndetse n'iyi Ritco doko byajyaga mu cyerekezo gitandukanye. Ritco yari mu mukono wayo, ubwo ni igisate cy'umuhanda kiva i Rubavu cyangwa se mu karere ka Musanze kijya i Kigali. Ngira ngo urashushanya mu bwonko bwawe ibyo bintu uri buze kuza kuba wabibona. Iyi Vigo rero yagerageje gusubira mu mukono wayo, ariko ibyo biba yatinze. Yabonye igiye gusekurana na Ritco kubera ko iya Avensis ndetse n'iyi Vigo byajyaga mu cyerekezo kimwe. Iyi Vigo igakora depasoma kuri Avensis, hanyuma igiye ibona igiye gukubitana na Ritco, ariko ntibyaje kuza kuba byakunda kuko iyi Vigo yahise umuhanda isekura igiti. Murabizi iyo imodoka ziri ku depasa, none izi modoka za Vigo uburyo ziba zirukanka n'imvura, murabizi ko yabyutse igwa, hari umuvuduko mwinshi cyane ku rwego nyine iyi Vigo yirukankaga cyane ubwo yadepasaga iya Avensis, yirukankaga ku rwego rwo hejuru. So muri uko kwirukanka rero ibona igiye gusekurana na Ritco. Umushoferi wari uyitwaye agira panike, arangije ubwo muri uko gupanika gutyo kubera no gutinda, iyi modoka ya Vigo yataye umuhanda irangije isekura igiti. Ngira ngo uragenda ubona amafoto agiye atandukanye uburyo ni imodoka yashwanyaguritse. Imodoka yashwanyaguritse ku rwego rwo hejuru. Hanyuma iyi modoka ikimara kugwa, Avensis n'ubundi yerekezaga i Kigali yagerageje kuguma mu muhanda ariko irebana na Ritco. Hanyuma umushoferi wa Ritco yagerageje gukwepa kugira ngo atagongana na Avensis. Urumva muri iyo mpanuka umushoferi wa Ritco abonye Vigo ikubise igiti, ibintu ari ugukwepana gukomesha. nawe urabyumva ari igiye guhura n'iyi Vigo, iyi Ritco yari igiye guhura n'iyi Vigo. Donc abashoferi nyine bose bagize panike ku rwego noneho habaye gukontorora imodoka. Umushoferi wa Ritco agerageza gukontorora imodoka ndetse no gukwepana n'iya Avensis kugira ngo atagongana nayo kubera ko hari habaye ikintu bita panike. Hanyuma umushoferi wa Ritco ananirwa gukomeza kuyobora neza imodoka, ihitigwa yitambitse kubera ko n'uyu muhanda wanyereraga cyane. Bimwe nakubwiye uburyo nyine umuhanda wanyereraga, ndetse n'iyi Vigo kwirukanka gutya no kunyerera gutya. Hanyuma birangira iyi modoka yitambitse mu muhanda gutya. Nabonye amafoto agiye atandukanye abantu bakomeretse, hakomeretse abantu ndetse hari abakomeretse bikomeye cyane bari muri iyi Ritco. Birumvikana imodoka n'uburemere ifite kwikubita mu muhanda
gusa cyakoze ni no gushimira Imana kubera wenda hiyi impanuka iba yabereye kuba imodoka ibitahise imanuka hasi mu manga nk'ibyabaye kuri bisi ya internationali, ariko wumve ibi bintu biteye ubwoba. So usibye bakomeretse mu buryo bukomeye bahise boherezwa mu bitaro kugira ngo bitabweho mu bitaro bya Kanyinya ndetse no mu mujyi wa Kigali. Abari muri iyi Toyota Vigo uko ari babiri bahise bapfa, ni nabo babarurwa ko aribo baguye muri iyi mpanuka, ariko urebye ukuntu babakuye muri iyi modoka nyine yakubise igiti. Mw'abantu mwe byari biteye ubwoba. Ira 26 gukuramo abantu, urabona igice giherereye imbere uburyo mu by'ukuri cyabaye cyangiritse ku buryo bukomeye. Ni ibintu byari biteye ubwoba ku rwego rwo hejuru. Ni impanuka abantu benshi bari gukomeza kugarukaho, ariko kandi impanuka ikurikira inama za polisi y'u Rwanda, ishami rishinzwe umutekano mu muhanda, kwirinda muri ibihe by'imvura kugira ngo doko mu buryo bwo kwirinda impanuka. Nk'abantu mwe birababaje. Umuvugizi w'ishami rya polisi rishinzwe umutekano mu muhanda SP Kayigi Emmanuel yebeje iby'impanuka, avuga ko yatewe na Vigo yari ku muvuduko mwinshi, yanyuze ku yindi modoka nabi itareba aho iri kujya. Yavuze ko ahanini ari byo bikunda guteza impanuka. Ati ibi bintu nibyo bikunda guteza impanuka cyane, turasaba shoferi kwirinda umuvuduko nk'uwo no kunyuranaho ahatemewe. Iki kintu umuvugizi ari kuvuga ku depasoma, kunyuranaho gukozwe nabi. Why? Kunyuranaho, always kunyuranaho. Abantu bakanyuranaho mu ikoni, ukabona umushoferi aradepashije anyuze ku muntu mu ikoni, ngo ukumva ngo atwaye Vigo, ngo atwaye akamodoka gatoya, we ngo arahita ngo yirukanka. Mw'abantu mu iki kintu cya depasoma cyakoze ubu inama y'abaminisitiri yateranye nimugoroba iyobowe na nyakubahwa perezida wa repubulika, bagiye gushyiraho amanota ku rwego ku mwaka bazajya bavuga ngo ufite amanota ya naya, ku rwego doko ari ibihano nyine biteganijwe birimo no kuba wakwakwa perime kubera nyine amanota ufite. Urumva ufite amanota hafi ya 0 cyangwa se wica amategeko mu muhanda, perime rwose icyo kuvuga ngo perime ntabwo cyaba kikirimo, no guhita bayikwaka. Nyuma y'iyo mpanuka babiri byemejwe ko bapfuye, abandi babiri bakomeretse cyane bahise bajyana mu bitaro bya Kigali CHUK, mu gihe abandi bari kuvurirwa ku kigo nderabuzima cya Kanyinya. Aya ni amakuru yagiye hanze, ariko hari andi makuru nyine avuga ko mu by'ukuri abakomeretse mu buryo bukomeye nyine ngo bamaze kwiyongera. Wumve ngo abantu nyine bakomeretse abari muri la 26 ukazana muri litiko kwikubita abantu bari bicaye hasi, abakobwa birarenze mw'abantu mwe. Nuko nguko bimeze. Aya makuru nari naguteguriye ababuriye ubuzima muri iyi mpanuka, turabakomeje. Donc imiryango yabo turayikomeje, n'ukuri mwihangane. Tuzongera guhura nabo mu gitondo cya kabiri cyo kuzuka. Hanyuma bakomeretse doko bihangane Uwiteka babe hafi. Nukuri ni kwisimera, nta kundi. N'isi yamanukiwe n'umubi, niyo mpamvu duhura n'ibigeragezo tukabura abacu, impanuka zikaba. No kubera nyine ibi bintu twirirwamo bya buri munsi, ndetse no gucumura no kugira gute nyine Satani yamanukiye isi. Niyo mpamvu ikibi kitabura, kandi burya ikibi gisobanura umubi, ikibi gisobanura Satani. Ikibi cyose kiba gituruka kwa Satani. Nuko nguko bimeze. Mw'abantu mwe birababaje cyane iby'iyi mpanuka. Abashoferi bige kugenda mu muhanda neza, bubahiriza amategeko y'umuhanda, basuzumishe ubuziranenge bw'ibinyabiziga byabo, speed governor, donc birinde gucomora utugabanya muvuduko kugira ngo impanuka nk'izi ngizi. Noneho cyane igihe imvura yaguye, abantu birinde kwirukanka, bagende gake kuko umuhanda uranyerera. Umuhanda ntuba wavuganye nawo ngo ukubwire ngo hano nyamaze nta kibazo. Abashoferi bige kugenda mu muhanda neza. Ndabakunda, nitwa Shadu, dukomeze tubane mu zindi nkuru.